Muri iki cyigisho tukaba tugiye kwiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera n'imirimo yo bukorerwagamo. Handitswe ko ingingo y'ubuturo bwera kimwe n'urubanza kagenzuzi abantu bose bagomba kuyiga bakayisobanukirwa neza. Uru rusengero ruri mu ijuru ari rwo rwashushanywaga na rwa rundi Mose yubatse. Byose byari bigamije kwigisha abantu inzira y'agakiza ibonekera muri Yesu Kristo, ariko ubwo umurimo wo guhesha abantu agakiza uzaba ugeze ku musozo, mu ijuru rishya no mu isi nshya ibyabera bazahabwaho gakondo, nta rusengero ruzaba ruriyo, kuko nta munyabyaha uzaba ugihakirwa. Ubuturo bwera uko bwari bwubatswe, yari inzu ifite ibyumba bibiri. Icyumba cya mbere cyitwaga Hera, icyumba cya kabiri kikitwa Hera cyane. Noneho iyo nzu yari ifite urugo ruyizengurutse, ariho bitaga mu rugo rw'urusengero. Hari wabahawe uburemere bw'uyu murimo, niba bari gukwirakwira ku isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu. Abakunda ukuri kwa Bibiliya niba bazafungwa bagirirwe nabi, ariko mukomere mugiye kurinda ibyago birindwi bigiye gusukwa. Abakunda ukuri kwa Bibiliya niba bazafungwa bagirirwe nabi, ariko mukomere kurinda ibyago birindwi bigiye gusukwa. Hari wabahawe uburemere bw'uyu murimo, niba bari gukwirakwira ku isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu. Hari wabahawe uburemere bw'uyu murimo, niba bari gukwirakwira ku isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu. Reka tubaramutse mwese abadukurikiye, tubaramutse mu izina rya Yesu tuvuga tuti Uwiteka bahire mwese. Reka dushimire Imana iduhaye umwanya ihabwa icyubahiro. Rero mbere yuko dusenga, amazina nitwa Kayogera Robert. Muri iki cyigisho tukaba tugiye kwiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera n'imirimo yo bukorerwagamo. Ngaho reka dusenge. Data ugira imbabazi uri mu ijuru, turagushimiye cyane mwami wacu. Tugushimiye cyane uburyo wakomeje kuduhagarikira Data wera. Tugushimiye ijambo ryawe umaze kuduha binyuze mu mwigisha watubanjirije. Tugiye gukomeza twiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera ndetse n'imirimo yose yabukorerwagamo. Turagusabye ngo duhe umutima uhugutse kandi umwuka wera tuyobore, ari twe bavuga kimwe n'abaduteze amatwi, tubigusaba mu izina rya Yesu. Amen. Reka
twongere tubaramutse kandi mu izina rya Yesu Uwiteka bahiri. Nkuko twari tumaze kubivuga, tugiye kwiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera n'imirimo yose yakorerwaga mu buturo bwera. Impamvu y'ibi byanditswe mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Muri iki gitabo handitswe ni kuri page ya 488. Handitswe ko ingingo y'ubuturo bwera kimwe n'urubanza kagenzuzi abantu bose bagomba kuyiga bakayisobanukirwa neza. Bitabaye bityo ntabwo bagira imyiteguro bagomba muri iki gihe cya none turimo. Wenda ndagira ngo nsome ayo magambo kugira ngo adutere inyota, adutere no kuba maso mu gihe twiga bino kugira ngo tubisobanukirwe neza. Aya magambo yanditswe mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye. Abasoma izindi ndimi ni mu cyigisho cya 28. Muri iki cyanjye cyanditswe mu Cyongereza haranditswe ngo the subject of the sanctuary and the investigative judgment should be clearly understood by the people of God. Ingingo y'ubuturo bwera kimwe n'urubanza kagenzuzi bigomba gusobanukira neza abantu b'Imana. Bagomba kubyiga, buri wese akabisobanukirwa neza. All need a knowledge for themselves of the position and the work of the high great priest. Abantu bose bakeneye kumenya umwanya n'umurimo umutambyi wacu mukuru Yesu arimo. Umwanya arimo, umurimo akora mu buturo bwera bwo mu ijuru. Ibyo byose abantu bose bakwiriye kubisobanukirwa. Otherwise, it will be impossible for them to exercise the faith which is essential at this time, or to occupy the position which God designed them to fill. Bitabaye ibyo ntabwo abantu bagira kwizera bagomba kugira muri kino gihe, cyangwa se ngo bahagarare mu mwanya Imana yabateganirije. Aya magambo ni impwituzi iturarikira kwiga tubishishikariye. Aya magambo ni impwituzi iduhwiturira kwiga tubishishikariye. Noneho tudatinze, reka tuvuge ubuturo bwera n'imirimo yabukorerwagamo. Nkuko byanditswe mu gitabo cyo kubara cyo kuva ibice 25 umurongo wa 8. Imana yategetse Mose iramubwira ngo mbandemere ubuturo bwera kugira ngo nture hagati muri bo. Imana imutegeka uko ubuturo bwera bugomba kubakwa, imutegeka ibigomba gukoreshwa, materials zigomba gukoreshwa mu kubwubaka. Noneho bumaze kuzura, Imana imutegeka n'imirimo yagombaga gukorerwamo. Kugira ngo ducungure igihe tutaza gutinda hataraho gutindwa, mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 8 ndetse no mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 9 hose hatubwira ko ubuturo bwera Mose yubatse n'ibyabukorerwagamo byose byari igicucu gishushanya umurimo wagombaga gusohozwa na Yesu mu gucungura abantu. Ndetse mu kurema ubwo buturo bwera, Imana yabwiye Mose ngo arebere ku cyitegererezo mu iyerekwa. Yamujyanye mu iyerekwa abona ubuturo bwera bwo mu ijuru, ari rwo rusengero rwo mu ijuru rusomwa mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 11 uhereye ku murongo wa 19. Yitegereza uko buteye, yitegereza ibibukorerwamo. Aho niho Mose yakuye icyitegererezo. None ibyo rero byose byari bifite ubusobanuro bw'iby'umwuka ari byo twifuza kwiga.
muzirikane ko mu ijuru ry'ubu hariyo urusengero, nk'uko nari maze kubivuga. Iby'urusengero rwo mu ijuru byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 11 uhereye ku murongo wa 19. Ariko igihe Yesu azaba arangije umurimo we w'ubuhuza, umurimo akora mu ijuru kuri ubu wo kuduhongerera imbere y'Imana, igihe azaba arangije guca imanza z'abari mu isi bose, dore ko uwo mutambyi utuvuganira imbere y'Imana ari nawe Imana yagennye kugira ngo azace imanza z'abari mu isi. Byanditswe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 17 umurongo wa 31. Ahanditse ngo kuko yashyizeho umunsi zacira imanza z'ukuri z'abariho bose, ngo izazikisha umuntu yatoranije, ngo yabihamirije abantu bose ubwo yamuzuraga mu bapfuye, uwo ari we Yesu Kristo. Ubwo rero azaba arangije umurimo wo gucira bari mu isi imanza, arangije n'umurimo w'ubuhuza, umurimo w'ubuvuganizi, umurimo wo kuduhakirwa ku Mana kugira ngo tudatsindwa mu rubanza. Igihe azaba arurangije, ubuturo bwera bwo mu ijuru buzaba butaye agaciro, buzaba bubaye expired. Ibyabo byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 15 ngo urusengero rwo mu ijuru ruzuzura umwotsi. Ndetse mu ijuru rishya no mu isi nshya iby'abera bazaturamo nka gakondo yabo y'iteka, nta rusengero ruzaba ruriyo. Ubwo bivuze ngo urusengero rwo mu ijuru ruriyo kuri ubu narwo ubwarwo ni igishushanyo, uru rusengero ruri mu ijuru ari rwo rwashushanywaga na rwa rundi Mose yubatse. Byose byari bigamije kwigisha abantu inzira y'agakiza ibonekera muri Yesu Kristo, ariko ubwo umurimo wo guhesha abantu agakiza uzaba ugeze ku musozo, mu ijuru rishya no mu isi nshya iby'abera bazahabwaho gakondo, nta rusengero ruzaba ruriyo, kuko nta munyabyaha uzaba ugihakirwa. Reka mbisome. Ibyahishuwe, ibyo byanditswe mu gitabo cy'ibyahishuwe ibice 21 ni ku murongo wa 22. Mu iyerekwa rya gihanuzi Yohana yabonye iby'urusengero atya: icyakora sinabonye urusengero muri urwo rurembo, kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama ari bo rusengero rwaho. Ibi bishaka kutwigisha ikibana b'Imana. Urusengero rwo mu ijuru ruvugwa muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyahishuwe 11 umurongo wa 19, ari narwo rusengero urwa rundi Mose yubatse rwashushanyaga. Ntabwo ari yo nzu abamarayika bateraniramo, ntabwo ari inzu abo mu ijuru basengeramo, ahubwo ni ofisi ya Yesu yereka ikorerwamo imirimo yo guhakirwa bari mu isi no kunga abanyabyaha n'Imana. Ariyo mpamvu ubwo Yesu azaba arangije uwo murimo mu ijuru, urwo rusengero byanditswe ko ruzuzura umwotsi, rukaba expired, nta kazi ruzaba rugifite. Noneho mu ijuru rishya n'isi nshya iby'abera bazaturamo iteka, ho nta rusengero ruzabaho. Noneho rero ubwo tumaze kubona ibyo, reka tubivimuze. Imyubakire y'urusengero y'ubuturo bwera buno ubwo Uwiteka yategetse Mose ngo abwubake, ari ubuturo bwabwo. Buri mugabane w'ubwo buturo wari ufite icyo inyigisho y'iby'umwuka, wari ufite ubusobanuro bw'iby'umwuka, ari nabyo tugiye kurebera hamwe.
mbere yaho reka tubanze turebe uko urusengero rwari rwubatswe. Ndabarangira aho byanditswe noneho mbabwira uko byari byubatswe tutiriwe dusoma. Muzabyisomera mu gitabo cyo Kuva ibice 40 umurongo wa 16 ukageza ku murongo wa 33. Aho harakubwira ido nido cyangwa se mu magambo avunaguye intambwe ku ntambwe uko ubuturo bwera bwari bwubatswe. Ubuturo bwera uko bwari bwubatswe yari inzu ifite ibyumba bibiri. Icyumba cya mbere cyitwaga Hera, icyumba cya kabiri kikitwa Hera cyane. Noneho iyo nzu yari ifite urugo ruyizengurutse ariho bitaga mu rugo rw'urusengero. Kimwe cyagombaga kwemerwa imbere y'Imana, nubwo cyagombaga kuba cyiza, nubwo cyagombaga kuba kitagira ibara, kikaba kitagira inenge, ntabwo cyagombaga kwemerwa imbere y'Imana kidatangiwe ku gicaniro. Ubusobanuro bw'iby'umwuka turaza kubireba icyo byashushanyaga. Noneho winjiye aho mu rugo, urenze aho ku gicaniro, wageraga ku muryango wa ya nyubako bwite yitwaga ubuturo bwera cyangwa ihema ry'ibonaniro. Ku muryango aho ku rwinjiriro w'iyo nzu bwite, mbere yuko winjira mu cyumba cya mbere cyitwa Hera, hari igikarabiro. Iby'icyo gikarabiro turaza kurebera hamwe ubusobanuro bwabyo bw'iby'umwuka. Ibi mbabwira byose byanditswe muri ya mirongo nababwiye mu gitabo cyo Kuva ibice 40 uhere ku murongo wa 16 ukageza ku murongo wa 33. Icyo gikarabiro ntabwo ari Abisirayeli bose bagikarabiragaho, cyahoragamo amazi. Ayo mazi abayakarabaga gusa bari abakozi bo muri ubwo buturo. Ibyo nabyo turaza kureba icyo bishushanya n'ubutumwa bw'iby'umwuka Imana yashakaga kubwira bari mu isi binyuze muri icyo gikarabiro n'amazi yacyo. Imbere noneho winjiye mu ihema ry'ibonaniro cyangwa mu buturo bwera, mu cyumba kibanza aricyo cyitwaga Hera, hari ibintu bitatu. Ibyo mvuga byose byanditswe muri cya gice n'imirongo nababwiye. Icya mbere cyari kirimo, harimo igitereko cy'amatabaza 7. Ubwo ibyo nabyo turaza kureba ubusobanuro bwabyo bw'iby'umwuka. Hirya y'icyo gitereko harimo icyotero cy'imibavu, cyashyirwagaho imibavu ku manywa na nijoro, imibavu yakigahora icumba imbere y'Imana. Ubwo nabyo turaza kureba ubusobanuro bwabyo bw'iby'umwuka kuko nicyo twagambiriye kwiga. Ubwo turacyabereka ishusho y'icyo bita ubuturo bwera cyangwa ihema ry'ibonaniro ko cyari giteye nk'uko byanditswe mu Kuva 40 umurongo wa 13 ukageza ku murongo wa 33. Icya gatatu cyabagwa muri icyo cyumba kibanzirizwamo. Icya gatatu habagaho ameza ariho imitsima. Iyo mitsima yaribwaga n'abatambyi bakayihinduranya uko isabato istashe bashyiraho indi. Iby'iyo mitsima nabyo turaza kurebera hamwe ubusobanuro bw'iby'umwuka bitwigisha. Noneho hagati y'icyumba cya mbere cyitwa Hera hari inyegamo cyangwa curtain, ushatse wavuga rido, itandukanya ahera na Hera cyane. Mu cyumba cya kabiri hirya y'inyegamo muri icyo cyumba habagayo ikintu kimwe, n'isanduku y'isezerano
yari irimo ibisate bibiri by'amabuye ukwanditse amategeko 10 y'Imana, nk'uko byanditswe mu gitabo cy'Abaheburayo ibice 9 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa 6. Abatambyi binjiraga mu buturo bwera buri munsi bagakoreraho imirimo yawo y'ubutambyi hariya mu rugo ndetse no mu cyumba kibanza cyitwa hera. Ariko mu cyumba cya kabiri cyitwa hera cyane, aho hinjiraga umutambyi mukuru wenyine, abandi batambyi ntabwo bari bemerewe kuhinjira. N'uwo mutambyi mukuru yahinjiraga gusa rimwe uko umwaka utashye. Ngibyo ibyanditswe muri cya gice nababwiye. None umuntu yakwibaza ate se Imana ijya gutegeka ibintu nk'ibyo yari igamije kutwigisha iki? Twebwe ababyiga muri kino gihe nubuhe busobanuro bw'iby'umwuka dukuramo? Noneho reka tugiye gusobanura intambwe ku ntambwe. Ndasoma igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ni igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, urupapuro rwacyo rwa 359. Mbega gahunda zose z'ubuturo bwera n'ibyabukorerwagamo n'inyigisho y'iby'umwuka, ibyo byari ibishushanyo bishaka kutwigisha inzira yagenwe n'Imana, aho umunyabyaha wahemukiye Imana yabonera imbabazi z'Imana, aho umunyabyaha uriho urubanza uburyo bwagenwe n'Imana, aho ashobora gukurwaho urubanza rw'ibyaha bye, nuko Imana igaca urubanza rutabera kandi igatsindishiriza umunyabyaha. Nicyo byari bigamije. Nubwo turi buze gusobanura kamwe ku kandi nicyo kashushanyaga, ariko muri rusange nicyo byashushanyaga. Igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi nk'uko nababwiye, reka nsomemo ayo magambo magufi maze twihutire gusobanura biriya bintu twavuze n'ubusobanuro bwa buri kimwe muri ibyo. Noneho cya gitabo Abakurambere n'Abahanuzi urupapuro rwa 359 nk'uko nari maze kubibabwira, harimo aya magambo avuga ati: The ministration of the sanctuary, the ministration of the tabernacle, and of the temple that afterward took its place. The people were taught each day the great truth in relative to Christ's death and administration. Simple as that. Imirimo ibyakorerwaga mu buturo bwera, ubuturo bwera n'ibyabukorerwagamo byose ari nabyo byakorerwaga mu rusengero rwaje kubakwa mu cyimbo cya rya hema ry'ibonaniro. Hanyuma ibyakorerwagamo byose kwari ukugira ngo buri munsi rubanda bigishwe ukuri kw'ingenzi kurebana n'urupfu rwa Yesu ndetse n'umurimo Yesu yagombaga kudukorera amaze kuzuka, kugira ngo umuntu yungwe n'Imana yahemukiye. Umunyabyaha uriho urubanza rw'ibyaha bye atsindishirizwa rukurweho. Nuko hepfo harakomeza hagira hati: and once each year the minds of the people were carried forward to the closing events of the great controversy between Christ and Satan, the final purification of the universe from sin and sinners. Kandi rimwe uko umwaka utashye, ubwo ni igihe umutambyi mukuru yabaga yinjiye ahera cyane kuri wa munsi twavuze, abantu bigishwaga ibirebana n'ibizabaho ku iherezo ry'urugamba Kristo ahanganyemo na Satani, ubwisizezwa burundu igakurwamo icyaha n'abanyabyaha. Ngaho rero iki nico gikomeye tugomba kwigiramo. Imirimo yose yakorerwaga mu buturo bwera
yewe na structure yose y'ubuturo bwera. Ubutumwa Imana yari ifitemo icyo yifuzaga yuko baba bakora ibyo, baba babikorerwa, yaba twebwe babisoma batabayeho igihe byakorwaga, tumenye yuko Imana icyo yabitegekeye kwari ukugira ngo abantu bamenye inzira zagenwe n'Imana zo kugira ngo umunyabyaha babarirwe ibyaha bye, umunyabyaha atsindishirijwe. Ikiguzi cy'imbabazi z'ibyaha kiboneka gite? Nanone ububasha bwo gukuraho abantu urubanza rw'ibyaha byabo Imana yabuhaye nde? Ibyakorerwaga mu buturo bwera byose na structure yose y'ubuturo bwera nicyo byari bigamije kutwigisha. Yewe n'urusengero rwo mu ijuru dusoma ruri mu ijuru kuri ubu, ibirukorerwamo ntabwo bikorerwa abamarayika, ntabwo bikorerwa Imana, ahubwo bikorerwa abanyabyaha twe turi hano ku isi. Niyo mpamvu igihe umurimo wo kunga abanyabyaha n'Imana uzaba urangiye, urwo rusengero ntabwo ruzongera kubaho nk'uko twabisomye dutangira. Noneho mu nkundire tujye ku ntambwe ya kabiri, ubusobanuro bwa buri kintu. Twasomye nk'uko twasomye muri cya gitabo cyo Kuva, nababwiye ibihanditse mbarangiraho byanditswe ngo muzabyisomere. Mu gitabo cyo Kuva 40 umurongo wa 16 kugeza ku wa 33. Icyambere kiboneka hariya rwari urugo rw'urusengero, rwari urugo rw'urusengero. Ku mwinjiriro warwo hari igicaniro cy'ibitambo. Igicaniro cy'ibitambo gifite ubuhe busobanuro bw'iby'umwuka? Ni ubuhe butumwa Imana yashakaga gutanga ku bari mu isi? Ubusobanuro bw'iby'umwuka, iki gicaniro cy'ibitambo cyashushanyaga umusaraba wa Yesu Kristo. Yesu ntabwo yagombaga gupfa urundi rupfu, ntabwo bagombaga kumurasa umwambi, ntibagombaga kumutema umuhoro, ntabwo bagombaga kumukubita isasu, kugira ngo inzira yagenwe n'Imana yo kugira ngo umunyabyaha akurweho urubanza rwe, akurweho n'umuvumo w'ibyaha bye. Yesu witangiye kuba incungu y'umunyabyaha ntabwo yagombaga gupfa urundi rupfu, ahubwo yagombaga kubambwa ku musaraba. Mbere yuko nsoma amasomo n'ibihamya bishyigikira ikingo mu cyumve, niyo mpamvu nta gitambo cyagombaga kwemerwa, nubwo cyakabaye kiboneye, nubwo cyakabaye cyujuje ibyangombwa, nubwo cyakabaye igitambo gishimwa, ntabwo cyagombaga kwemerwa kidatangiwe ku gicaniro. Icyo gicaniro cyashushanyaga umusaraba wa Yesu. Kubera iki se? Impamvu byanditswe mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri ibice 21 umurongo wa 22 n'umurongo wa 23, ko ubambwe ku musaraba wese, ntabwo ari buri munyabyaha wabambwaga ku musaraba. Oya, no mu mategeko ya Mose uwabaga yakiriwe urubanza rwo kubambwa ku musaraba yabaga ari umunyabyaha ariko w'ikivume. Ubwo rero ntabwo Yesu kugira ngo aducungure, adupfire, byasabwaga gusa ko adupfira ngo yikorere, ngo yishingire, yishyireho igihano cyari kitugenewe, ahubwo yagombaga kwishyiraho n'umuvumo w'icyaha cyacu. Kwishyiraho umuvumo agahinduka ikivume ku bwacu byagombaga guhamwa
nuko aciriwe urubanza rwo kubambwa ku musaraba, kugira ngo ibyo nabo mu isezerano rya kera babimenye, babyizere yuko Yesu utari wakaje icyo gihe kwazaza, kandi ko azishyiraho ibyaha byacu agahinduka ikivume ku bwacu, kugira ngo twebwe dukurweho umuvumo w'ibyaha byacu, kugira ngo babimenye batyo cya gitambo kitagira inenge bagitambaga bagishyize ku gicaniro, kugira ngo ibyo bikababera intangamugabo ko n'umwana w'Imana ari we gitambo kizima umunsi azaza ku isi azabambwa ku musaraba. Kubambwa ku musaraba bikamugira ikivume, guhinduka ikivume kwe twebwe bikadukuzaho urubanza. Andi masomo abihamya, Abagalatiya igice cya 3 n'umurongo wa 13. Abagalatiya igice cya 3 umurongo wa 13 huzuzanya neza n'ibyanditswe mu gutegeka kwa kabiri 22 21 umurongo wa 22 na 23, aho tumaze gusoma tubabwira n'ibihanditse. Ngaho Abagalatiya naho muhumvi. Abagalatiya ibice 3 umurongo wa 13 turabasaba ko mwumviriza neza, kuko amasomo menshi ya Bibiliya hano biradusaba kujya tuyavuga tukabereka aho yanditse tutayatinzeho tuyasoma. Haranditse ngo Kristo yaducunguriye kugira ngo dukizwe umuvumo w'amategeko, ahindutse ikivume ku bwacu, kuko byanditswe ngo havumwe umuntu wese umanitswe ku giti. Reka mbabwire bana b'Imana, ntabwo byari bihagije yuko Kristo yishyiraho igihano cyacu. Ibyo ntabwo byari byuzuye. Agakiza ntabwo kagombaga kuba kuzuye, ahubwo yagombaga kujya ku musaraba, uwo musaraba ukamuhindura ikivume, maze natwe akaba dukuyeho umuvumo twatewe no gucumura amategeko y'Imana. Iyo umuntu yishe itegeko ry'Imana aba ahindutse ikivume ku Mana, yamara guhinduka ikivume ku Mana akaba ahindutse urwabya rukwiriye uburakari bw'Imana. Impamvu ibitambo byatambirwaga ku gicaniro, umuntu ntagitambire hasi mu byatsi, umuntu ntagitambire hejuru y'igiti abonye, ahubwo hakuba ku gicaniro, igitambo kikemerwa ari uko gitangiwe ku gicaniro. Byari uguhamiriza abantu yuko Yesu uzadupfira, usibye kwigerekaho igihano cy'ibyaha byacu, ariko azigerekaho n'umuvumo wacu, ahinduka ikivume ku bwacu, ko nta rundi rupfu Yesu yagombaga gupfa rutari urwo ku musaraba. Ibyo nanone bihamwa na Yohana igice cya 3 umurongo wa 14 n'umurongo wa 15. Mu magambo Yesu ubwe yibwiriye Nikodemu, aramubwira ati kandi nk'uko Mose yamanutse inzoka mu butayu, niko n'umwana w'Imana azamanikwa, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Wakwibaza utese mu busanzwe inzoka ni ikivume, inzoka ni ikiremwa cy'ikivume, byagenze bite ngo Yesu yishushanye n'inzoka, kandi ubusanzwe inzoka igereranya Satani? Nuko Yesu utarigeze umenya icyaha yagombaga guhinduka icyaha, agahinduka ikivume ku bwacu, kugira ngo twebwe abanyabyaha bari abo kwa Satani ahagarare mu mwanya wacu, yishyireho umuvumo wacu, yishyireho urubanza rwacu, maze aduheshe gutsindishirizwa ahagaze mu mwanya wacu. Iyo niyo mpamvu mu buturo bwera ikibanze cyahubatswe cyari igicaniro cy'ibitambo. N'icya kabiri, nta gitambo
cyagombaga kwemerwa kidatangiwe ku gicaniro. Kwari uguhamiriza abantu ko ibicumuro byacu n'urubanza rwabyo tuzabikurwaho, Yesu yihinduye ikivume ku bwacu, akagirwa ikivume kubwo kubambuka ku musaraba. Bityo igicaniro cy'ibitambo Uwiteka yategetse ko cyubakwa ku buturo bwera cyashushanyaga umusaraba wa Kristo utagombaga kuzabura kubaho. Reka dutere intambwe ya kabiri. Nanone hirya y'igicaniro aho mu rugo rw'urusengero hari igikarabiro. Iki cyo cyashushanyaga iki? Iby'icyo gikarabiro byanditswe muri ya mirongo nababwiye uko igicaniro cyari, uko ubuturo bwose bwari bwubatse. Ndakomeza kubibutsa aho byanditswe ibyo byose. Ni mu kuva 40 umurongo wa 16 kugeza 33. Ahubwo reka twebwe twihutire ku busobanuro bw'iby'umwuka w'icyo ubwo buturo bwe icyo gikarabiro cyashushanyaga. Icyo gikarabiro ntabwo cyari cy'abaje gusenga bose ngo nibo bagikarabiragaho, no. Ahubwo byanditswe mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, page ya 347, paragrafu ya 3 ku basoma ibitabo by'icyongereza. Abakarabiraga kuri icyo gicaniro ni the ministers of the sanctuary, abakozi bo mu buturo bwera. Mbere yuko umutambyi atamba igitambo, mbere yuko umutambyi yosa imibavu, mbere yuko umutambyi agira indi mirimo yose yo kubutura akora, abakoraga muri icyo gicaniro, abakoraga muri ubwo buturo bose basabwaga gukaraba amaboko yabo, bagakaraba n'ibirenge byabo muri cya gikarabiro, bakinjira mu nshingano z'ubuturo ariko bamaze gukaraba. Ibyo byashushanyaga kwezwa kugomba buri mukozi w'Imana. Nubwo buri mwizera wese ushaka kujya mu ijuru asabwa kwezwa, ariko mu buryo bwihariye abafite uruhare mu gukorera Imana mu ishami runaka, mu ishami ryose baba bakoreramo, basabwa kwezwa k'umwihariko. Imirongo ya Bibiliya iduhamiriza yuko ari icyo bishushanya byanditswe mu gitabo cya Zaburi ya 26 umurongo wa 6 n'umurongo wa 7. Uko gukara iby'icyo gikarabiro nuko gukaraba byashushanyaga kwezwa. Ngaho reka dusome ubwo busobanuro bw'iby'umwuka mu gitabo cya Zaburi ya 26. Turasoma umurongo wa 6 n'uwa 7. Haranditse ngo, nzakaraba ntafite igicumuro, nibwo nzasenguruka igicaniro cyawe Uwiteka, kugira ngo numvikanishe ijwi ry'ishimwe mvuga imirimo itangaza wakoze. Mbere yuko umutambyi ahangara cyangwa ngo ahirahire agira icyo akora mu birebana n'ubuturo bwera, kwaba gutamba igitambo, kwaba kosa imibavu, kwaba gusabira rubanda, kwaba guhinduranya imitsima, ibyasabwaga gukora activite zose zo mu buturo bwera, abashinzwe kuzikora buri wese atarayikora yasabwaga ko gukaraba amaboko n'ibirenge. Ibyo kuko byari ibintu by'ibishushanyo, ariko ubutumwa bw'iby'umwuka bwari burimo. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ukorera Imana, mbere yuko ugira uwisengera, mbere yuko ugira uwo wigisha, mbere yuko ugira uwo ufasha mu buryo runaka, mbere yuko ugira umurongo w'ibyanditswe usobanura, hasabwa kubanza kubaho kwiyeza. Ari nabyo Dawidi yavuze ngo, nzakaraba ntafite igicumuro, mbone kuzenguruka igicaniro cyawe Uwiteka. Abantu bose bakorera Imana basabwa kwiyeza no gutandukana n'ikibi no kwiboneza mbere yuko bagira igikorwa cyose
cy'idini cyangwa cy'iby'iyobokamana binjiramo. ari nayo mpamvu iki gikarabiro cyashyiriweho gusa abakozi bo mu buturo bwera. Ndetse hari n'ababisobanura nabi bakavuga ngo iki gikarabiro cyagereranyaga umubatizo. Ntabwo ari byo. Iyo kiba gishushanya umubatizo, abaje gusenga bose bagombaga kugikarabamo, ahubwo cyari kigenewe abakozi bo mu buturo bwera, nk'uko twabibabwiye byanditswe mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi 347 paragrafu ya 3. Ibi bishimangirwa n'ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yesaya ibice 52 ku murongo wa 11. Yesaya nawe nawe yatanze iyo mpuruza, aravuga ati yemwe bahetse ibintu by'Uwiteka murajye mwiyeza. Bityo rero igikarabiro cyabaga ku buturo bwera, n'abatambyi bagikarabagamo. Bwari ubutumwa bugenewe ab'icyo gihe natwe ab'iki gihe, yuko nta muntu nk'uko nta mutambyi wagombaga guhangara ngo ajye gutamba igitambo, ngo ajye gusabira rubanda umugisha, ngo ajye kotsa imibavu atabanje gukaraba muri cya gikarabiro. Ibi bitwigisha yuko abantu bose bakorera Imana mbere yuko ugira igikorwa cyose cy'ibyo by'umwuka ukora, ugomba kubanza kwiyeza, ariko kwihana no kwiyuzuza n'Imana. Ndetse bishimangirwa neza mu gitabo cyitwa Uwifuzwa ibihe byose, ni igitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi, urupapuro rwa 310 gukomeza kuri 311. Handitse hati abantu benshi bajya bagira umwete mu gukorera Imana mu gihe bafite ibyo bapfa na bagenzi babo. Ntabwo Imana yakwemera ibyo bayikorera igihe cyose batariyuzuza na bagenzi babo. Nicyo cyatumye nk'uko y'amazi yakuraga ico ku biganza bya wa mutambyi no ku birenge bye, niko n'abantu n'abakorera Imana bagomba gukaraba amazi y'umwuka kubwo kwihana. Uwo mufite icyo mupfa mukabanza mwiyuzuza, imigenzereze yawe n'imigendere yawe idatunganiye Imana ukabanza witandukanya nayo, ukabona kugira icyo ukora. Biranditswe bitya ngo iyo abantu bagize umwete wo kujya mu murimo w'Imana ariko bafite ibyo bapfa na bagenzi babo, ngo Imana ntishobora kwemera ibyo bayikorera kugeza igihe bamaze kwiyuzuza na bagenzi babo. Bihwanye na wa mutambyi wagombaga guhangara akagira ubwira, akajya muri activities za buri munsi, akagira ibyo akora atabanje gukaraba ibiganza n'ibirenge, nawe ntabwo Imana yagombaga kwemera ibyo akora. Ukuri kw'iby'umwuka kwashushanyagwa n'icyo kwanditswe mu gitabo cya Matayo ibice 5 umurongo wa 19, aho Yesu yigishije aravuga ati nujyana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira mugenzi wawe ko mufite icyo mupfa, ubanza usiga ituro ryawe aho ku gicaniro, ugende wiyuzuze n'uwo umufite icyo mupfa, ntabwo uzaba wakererewe. Nimurangiza kwiyuzuza ubone kuza utanga ituro ryawe. Uko niko gukaraba ibiganza n'ibirenge kwabegera igicaniro cy'Uwiteka. Ubwo nibwo busobanuro bw'iby'umwuka burimo. Reka twihute cyane mu rwego rwo gucungura igihe. Reka turebe ku buturo bwera imbere, noneho mu ihema ribanzirizwamo cyangwa mu cyumba kibanzirizwamo, aho bita ahera. Nk'uko twabibabwiye kare byanditswe muri cya gice n'imirongo nababwiye, hari ameza y'imitsima. Ayo meza y'imitsima, iyo mitsima yashushanyaga Yesu Kristo. Yesu
usibye gushushanywa na cya gitambo cyatambaga, ariko nanone nayo meza y'imitsima, nayo meza iyo mitsima yashushanyaga Kristo. Mu buhe buryo? Yohani igice cya 6 umurongo wa 33 ukageza ku murongo wa 35, Yesu yarabyigishije, abyigisha muri aya magambo. Yesu usibye kuba umwana w'intama w'Imana ikuraho ibyaha by'abari mu isi, ariko ubugingo bwo muri we nibwo buduhesha ubugingo bw'iby'umwuka. Yohana 6 umurongo wa 33 kugeza 35. Reka nsome haye magambo adufashe kumva ibi. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahesha abari mu isi ubugingo. Baramubaza bati, databuja, ujye uduha uwo mutsima iteka? Baramubwira bati, databuja, ujye uduha uwo mutsima iteka? Yari amaze kubigisha ko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugahesha abantu ubugingo. Umurongo 35, Yesu arabasubiza ati, nige mutsima w'ubugingo, uza aho ndi ntazasonza na hato, nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. Muri iki gice yarongera ababwira ku murongo wa 53, 51, nige mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka ryose, kandi umutsima nzatanga kubwo abari mu isi ngo babone ubugingo ni umubiri wanjye. 53, Yesu arababwira ati, ni ukuri ndababwira yuko nimutarya umubiri wanjye, nimutarya umubiri w'umwana w'umuntu, nimunywe n'amaraso ye, nta bugingo mba mufite. Urya umubiri wanjye akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Kuko umubiri wanjye ari ibyo kurya by'ukuri, n'amaraso yanjye ari ibyo kunywa nyakuri. Wakwibaza utese umubiri wa Yesu tuwurya dute? Umubiri wa Yesu tuwurya binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana. Ntabwo bijya bishoboka ko umuntu aba mu Kristo muzima, mwiza, w'imico myiza, uboneye, utsinda ibishuko, uhagaze mu mwuka uhagaze neza mu by'umwuka, igihe cyose atarya umutsima w'ubugingo aryo jambo ry'Imana. Ubaye umukristo ukora ibindi ariko utarya ijambo ry'Imana, ntabwo wagira ubugingo buzima muri wowe. Ntabwo wagira ubugingo buzima muri wowe. Nicyo cyatumye Yesu avuga ati, nige mutsima w'ubugingo, umuntu natarya umubiri wanjye ngo anywe n'amaraso yanjye, nta bugingo azagira muri we. Tugarutse ku byabiraga mu buturo bwera, uyu mutsima, mbega ijambo ry'Imana icyo ibyo kurya bisanzwe bimariye umubiri, ni nacyo ijambo ry'Imana rimarira ubugingo bw'iby'umwuka. Nk'uko mu buzima busanzwe uwaba hatarya, nubwo muganga yaba yapimye amaraso ye, agapima imyunyungugu irimo, agahamya yuko amaraso yaboneye, agahamya yuko intungamubiri zose zikenerwa mu mubiri azifite, imyunyungugu yose ikenerwa mu mubiri imeze neza, agahamya ko nta bwandu na buke buri mu mubiri, ariko uwo muntu akamara iminsi 3 atarya, akamara icyumweru atarya, yananirwa guhagurukwa ahari. Niko binameze, ni nakija uko niko ijambo ry'Imana rijya rimenera ubugingo bw'umutima. Ariyo mpamvu dutegekwa kurya uyu mubiri w'umwami wacu Yesu Kristo, tukiga ijambo ry'Imana, tukarisoma, tukaritekerezaho,
tukaryakira mu bugingo bwacu, rikatugenga, rikaba umuyobozi utuyobora, ubwo nibwo tuba bazima mu buryo bw'umwuka. Tugarutse rero mu buturo bwera, iyi mitsima yaribwaga n'abatambyi. Yaribwaga n'abatambyi gusa, rubanda ntabwo baryagaho. Aho ngaho ushobora kwibaza ikibazo, ukavuga utese noneho niba rishushanya ijambo ry'Imana, noneho ryamara gushushanya ijambo ry'Imana ko ryaribwaga n'abatambyi gusa, none ubwo Bibiliya izasomwa n'abatambyi bonyine? Igisubizo ni koko, mbere y'uko Yesu aza mu isi, abatambyi nibo bari babereyeyo rubanda ku Mana. Umunyabyaha ntabwo yigereraga ku Mana, hagati ye n'Imana hari harimo umuhuza witwa abatambyi. Ariyo mpamvu rubanda rusanzwe bo bari babujijwe kwegera ku gicaniro no kwegera mu buturo. Bajyagayo ukabwira umutambyi akagusengera, imigisha wifuza ukabwira umutambyi akayigusabira, ibyaha byawe wakoze ukajyana igitambo, umutambyi akakigutambirira, n'imbabazi z'ibyaha bari uzigusabira. Ni nayo mpamvu na wa mutsima waribwaga n'abatambyi bonyine, rubanda bawuhejweho. Ariko ibyo byatwigishaga ukuri kw'iby'umwuka. Yesu amaze kuza rero, iyo mikorere yarahindutse, ubutambyi bukurwaho. Ariyo mpamvu uyu munsi nta muntu wo kuvuga ngo tuzayoboka ibyo umuyobozi w'idini ngo niba uzasoma Bibiliya wenyine. Umuntu wese ushaka kuyoboka Imana neza, isano ye n'Imana ikabihamye, agomba kwirira uyu mutsima w'ubugingo, bitari nka mu gihe cya kera ngo umutambyi aba ari wurya wenyine. Icya kabiri, nk'uko mu gukurwaho ibyaha byacu usabwa kwihana ibyaha byawe, ukatura gukiranirwa kwawe, ugatura Imana igitambo cya Yesu Kristo kubwo kwizera ko ari we yapfiriye, ntabwo bikigombera undi muntu kugira ngo ajye kugusabira imbabazi ku Mana no kuguhakirwa ku Mana. Ngubwo ubusobanuro bw'iby'umwuka. Iyi mitsima yagereranyaga ijambo ry'Imana. Abatambyi rero, kuko ari bo bahuzaga abanyabyaha n'Imana, basabwaga uhora barya iyo mitsima kugira ngo bagire ubugingo, kugira ngo ibakomeze mu murimo wabo. Ariko kuri ubu iyo mitsima kuko yashushanyaga ijambo ry'Imana, twese, umuntu wese, ukomeye n'uworoheje, umuyobozi w'itorero n'umwizera, umwigisha n'umwigishwa, buri wese asabwa kwiyakirira ubugingo buva ku Mana bukomoye mu ijambo ryayo, ntawe utumye yundi, cyangwa ntawoheje abandi ngo mureke mbagireyo, kuko Yesu yadupfiriye kugira ngo akureho urwo rusika rwari ruturi hagati. Muzabisoma, byanditswe mu gitabo cyo Kubara ibice 18 umurongo 22. Mose yari yarihanijwe. Uwiteka aramubwira ngo ubwire Abisirayeli uti, uhereye none ntimukigere hafi y'ihema ry'ibonaniro kugira ngo mutagibwaho n'icyaha mugapfa. Ahubwo Abalewi babari bakora uwo murimo babahongerera imbere y'iteraniro kugira ngo bishyireho gukiranirwa kwanyu. Icyo gihe rero impamvu rubanda bataryaga no ku mutsima nuko bo bari babihejweho, ariko igihe Yesu yazaga zahinduye imirishyo. Kuri ubu buri mwizera asabwa kwiyigira ijambo ry'Imana, buri mwizera akishakira imbabazi z'ibyaha bye,
buri mwizera akiyakirira ubugingo buva ku Mana bukomotse mu ijambo ryayo, nuko kugira ngo agire ubugingo muri we. Ngicyo ameza y'imitsima yatwigishaga. Twihuse, ibindi byabonekaga mu ihema ribanzirizwamo cyangwa mu cyumba cya mbere cy'ubuturo bwera, hari harimo igitereko cy'amatabaza. Icyo gitereko cy'amatabaza, mwibuke yuko ubuturo bwera butagiraga idirishya. Ntabwo bwagiraga idirishya. Byanditswe mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, aho ho nshobora kuhasoma page ya 348 paragrafu ya mbere, 348 kuri paragrafu ya mbere, harimo aya magambo agira atya. 348, mwumve rero ubusobanuro bw'iby'umwuka bwa kiriya gitereko cy'itabaza. Handitswe hatya hati 348 paragrafu ni ya mbere, haranditswe hatya hati: there being no windows in the tabernacle, the lamps were never all extinguished at one time, but shed their light by day and by night. Bitewe nuko ubuturo bwera butagiraga idirishya, amatabaza yagombaga guhora yaka amanywa nijoro kugira ngo amurikire ubuturo bwera. Ibyo byari bishatse kuvuga iki? Ubu buturo bwera mu mitegekere y'Imana uko yategetse ko bwubakwa, yanze ko bashyiraho idirishya. Ibyo byari ukuvuga ko no strange, no artificial light was needed therein. Nta mucyo w'umunyamahanga, nta mucyo w'umukorano w'abantu wari uhakenewe, ahubwo umucyo w'ibitereko by'amatabaza niwo gusa wari ukenewe. Uyu mucyo ugereranya Yesu. Byanditswe muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 12, Yesu yaravuze ngo nige mucyo w'ubugingo, unkurikira ntabwo azasitara na hato. Ibyakorwa mbega muri process y'umunyabyaha gutsindishirizwa, gukurwaho urubanza rwe, kungwa n'Imana, byagombaga gukorwa biyobowe n'umucyo wa Yesu. Ibi ari nayo mpamvu umucyo uturutse hanze wo wangwaga, nawe wari ufite ikindi ushushanya. Nta mucyo muhimbano, nta mucyo w'umunyamahanga wari ukenewe. Bishatse kuvuga ngo mu nzira yo kubabarirwa ibyaha, nta kindi umuntu yakora, nta yandi mahame umuntu yazana yaturukije hanze, nta bundi buryo umuntu yahimba bw'inzaduka bwa kimuntu butari mu bw'Imana yateganije ngo umuntu akurweho urubanza abone imbabazi z'ibyaha. Niyo mpamvu Yesu avuga ati nige mucyo w'ubugingo, unkurikira ntabwo azasitara na hato. Ariko ucanye umucyo we akagendera mu mucyo w'imuri yihimbiye, abagiye kuyoba. Bishatse kuvuga ngo gushaka imbabazi z'ibyaha, gushaka kungwa n'Imana, gushaka gutsindishirizwa ugakurwaho urubanza rw'ibyaha byawe, ariko udakurikiye Yesu ngo ukurikiye wa mucyo we, ahubwo wowe ugasa nkaho washyize idirishya ku buturo, ugahimba izindi nzira zaho wabonera imbabazi z'ibyaha, ubuyobye. Ari nayo mpamvu ibyakorerwaga mu buturo bwera byose byagombaga kumurikirwa gusa n'umucyo w'ibitereko by'amatabaza, ari wo washushanyaga Yesu Kristo, umucyo w'ubugingo. Sinzi niba bimubwumva neza. Wabyumva neza usomye Yesaya ibice 50 umurongo wa 10 n'uwa 11. Aho ndahasoma.
kwari ukwihaniza iby'uyu mucyo, kwari ukwihaniza ko hatagira umuntu uzahirahira ngo ashakire inzira yo gutsindishirizwa no kubabarirwa ibyaha bye no kungwa n'Imana mu nzira zihimbwe za kimuntu. Niyo mpamvu nta mucyo w'umunyamahanga wagombaga kuza, ahubwo ibikorwa byose birebana n'iyo process yo gutsindishirizwa no gukurwaho urubanza no kungwa n'Imana bigakora bumurikiwe n'umucyo w'ibitereko by'itabaza, ari wo wageranyaga Yesu Kristo, umucyo w'ubugingo uwo umuntu akurikira ntasitare na hato. Yesaya 50 umurongo wa 10 kugeza ku murongo wa 11 haradufasha kumva ibi. Haranditse hati ninde muri mwe wubaha Uwiteka kumvira umugaragu we, ugenda mu mwijima adafite umucyo, niyiringire izina ry'Uwiteka kandi yishingikirize ku Mana ye. Yemwe abacana mwese mukikije muri impande zose, nimugendere mu mucyo w'umuriro wanyu no mu w'umurimo kongeje. Ibyo mbageneye ni ibi, muzaryamana umubabaro. Ibi bishatse kuvuga iki se? Ni umuntu wese ushakira inzira yo kubabarirwa ibyaha mu bundi buryo yafinda, nibyo byitwa kugendera mu mucyo w'imuri wikongereje. Ari nacyo cyatumye Uwiteka abuzanya ko hagira undi mucyo umurikira iby'umuturo bwera keretse uwa cya gitereko cy'amatabaza 7, bivuze ngo mu nzira yo gushaka agakiza, mu nzira yo gutsindishirizwa, mu nzira yo gukurwaho urubanza rw'ibyaha byawe, mu nzira yo kungwa n'Imana. Nta wundi mucyo ugomba kwiyambaza cyangwa nta bundi buryo bugomba guhimbahembwa bwo gushakiramo ibyo keretse ubunyuze muri Kristo. Niwe mucyo w'isi umukurikira nazasitara na hato. Ushaka agakiza agashakiye gusa muri Kristo warakabona, ariko ugerageza kugashakira handi we biranditswe ngo mugende mu mucyo w'imuri zanyu mwikongereje, nanjye ibyo mbageneye ni ibi, muzaryamana umubabaro. Ngaho ikindi cyabaga mu ihema ribanzirizwamo ubusobanuro bw'iby'umwuka. Mwibuke icyigisho cyacu, ibyo turimo kwiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera n'ibinemo yose yabukorerwagamo. Niyo mpamvu twagiye dutinda kuri buri kantu. Hari kandi icyotero cy'imibavu mu gitandukanye n'igicaniro cy'ibitambo cyabaga hanze ku rwinjiriro ukimara kwinjira mu rugo rw'urusengero, ariko noneho imbere mu cyumba kibanzirizwamo cya rya nyubako yitwa ihema ry'ibonaniro cyangwa ubuturo bwera. Habaga harimo cya gitereko cy'amatabaza tumaze gusobanura, ameza y'imitsima twasobanuye, hakabonekamo n'icyo bita icyotero cy'imibavu. Kuri iki cyotero cy'imibavu Uwiteka yari yarategetse ati imibavu izajya ihora ishyirwaho gihore gicumba amanywa nijoro. Noneho ndagira ngo tubyumve neza, ibi byo byashushanyaga iki? Ibi nabyo byari bifite ubusobanuro bwabyo bw'iby'umwuka. Icyo bitwigisha bwa mbere, byibutsaga abantu abasenga ko hirya ya Yesu kudupfira ntabwo umurimo wo kuducungura wagombaga kuba urangiye, ahubwo hirya yo kudupfira yagombaga gukomeza no kudusengera, kutuvuganira. Nibyo byashushanywaga n'uyu murimo n'iby'icyo cyotero cyahoraga gicumba mu buturo bwera. Reka mbanze mbisobanure mu buryo bwumvikana bw'umubiri mbere yuko tujya mu buryo bwabyo bw'iby'umwuka.
zirikana ko iyo umunyabyaha yabaga atanze igitambo cyarishwaga, umutambyi akareza amaraso ya cya gitambo akayajyana nk'uko byari bitegetswe mu gitabo cy'Abalewi ibice 4, muzasoma icyo gice cyose. Umutambyi yayajyanaga mu rwabya rw'izahabu rwari mu bikoresho by'ubuturo bwera Mose yategetse. Yamara kuyaregereza umwo asigaye akayasuka ku gicaniro cy'ibitambo, andi akayajyana akakozamo urutoki akaminjagira 7 kuri wa mwenda ukingiriza utandukanye ahera n'ahera cyane. Asigaye akayasiga ku mahembe ya cya cyotero cy'imibavu. In actual sense, aho hantu hagombaga kunuka, mbega mu buryo bufatika bitewe n'ayo maraso hagombaga kunuka. Noneho uyu mubavu wahoraga ucumba amanywa nijoro waganzaga umunuko w'ayo maraso, ubuturo bwo bugahura n'impumuro nziza. Ibyo rero byari bifite icyo bivuze mu by'umwuka. Iyo twihanye ibyaha byacu imbere y'Imana, bimera nko kujyana ya maraso mu buturo. Ibyaha byacu hato byazarambira Imana, umunuko wabyo wazayica. Mbega Imana ntipfa, ubwo murabyumva icyo nshatse kuvuga. Umunuko w'ibyaha byacu wayirambira. Ariko nk'uko impumuro y'imibavu yaganzaga umunuko w'amaraso yahoraga amenwa mu buturo, ni nako Christ's intercession, sinzi ubuvuganizi Kristo adusabira imbere y'Imana, bujya butuma ibyaha byacu Imana itabyitaho. Ubuvuganizi bwa Kristo bukaganza umunuko w'ibyaha byacu imbere y'Imana, Imana ikatwemera ku bwa Kristo. Noneho reka dusome ubusobanuro bwabyo bw'iby'umwuka mu gitabo cy'Ibyahishuwe ibice 8 umurongo wa 3. Mu Byahishuwe ibice 8 umurongo wa 3, mwiyerekwa Yohana yabonye marayika ufite urwo rwabya kimwe na rwa rundi rwabaga mu buturo, maze abwirwa icyo bishushanya. Ndasoma, aza kubwirwa icyo byashushanyaga n'icyo marayika yari yerekejeho. Noneho ndasoma ntiya Ibyahishuwe 8 ku murongo wa 3. Reka tuhasome kugira ngo twumve neza, kuko twagambiriye kwiga ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ubuturo bwera n'imirimo yabukorerwagamo. Igice cya 8 cy'Ibyahishuwe haranditse hati: haza marayika wundi ahagarara ku gicaniro, afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera, ayishyire ku gicaniro cy'izahabu kiri imbere ya ntebe. Umwotsi w'umubavu uva mu kuboko kwa marayika uzamukana n'amasengesho, uzamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Nyabuneka mutega amatwi ibi mubyumve neza. Yohana mwiyerekwa yereswe marayika wari uhagaze iruhande rw'igicaniro, afite icyotero cyacuzwe mu izahabu, nuko ahabwa imibavu myinshi ngo ayongere ku masengesho y'abera. Ubwo Yohana ari mwiyerekwa abona umwotsi
w'imibavu y'icyo gicaniro cyari mu ntoki z'uwo marayika izamukana imbere y'Imana n'amasengesho y'abera. Ibi bitwigisha iki? Byanditswe muri Bibiliya ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira imbere y'Imana. Ubwo iyo dusenze tuba dusa n'abatuka Imana, ahubwo amasengesho yacu ameze nk'ikizira n'ukuba y'umwaku, Imana ijya yemera iyo azamukanye na Yesu iyo azamukanye n'ayo Yesu adusabira. Amasengesho yacu dusaba imbere y'Imana, Imana ubwayo yagiye yonyine yaba ari umunuko n'umwaka imbere y'Imana, kuko byanditswe ngo gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Imana. None Imana yemera amasengesho yacu ite? Nk'uko yabonye wa mwotsi wa ya mibavu wazamukanaga n'amasengesho y'abera. Uwo mwotsi w'iyo mibavu ugereranya icyo abazungu bita Christ's intercession. Mbega ubuvuganizi Yesu adukorera, amasengesho Yesu adusabira niyo azamukana na yacu, nk'uko impumuro ya mibavu yaganzaga umunuko w'amaraso mu buturo bwera. Ubuvuganizi bwa Yesu bukaganza umunuko w'amasengesho yacu imbere y'Imana, maze Imana ikatwumvira ku bwa Kristo. Ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo umurimo wa Yesu wo kuducungura warangiriye ku musaraba. Oya, ahubwo amaze kuva ku musaraba dupfiriye, amaze kuzuka mu gituro, yazamutse ku Mana, atagiye kwicara ngo byarangiye, ahubwo agiye gukomeza umugabane wa kabiri nawo wa ngombwa wo kutuvuganira, ari nawo washushanywaga na ya mibavu na cya cyotero cy'imibavu cyahuraga gicumba ubudasiba. Ndasoma umwuka w'ubuhanuzi na Bibiliya mu gitabo cyitwa Intambara Ikomeye, urupapuro rwa 489 paragrafu ya mbere, harimo aya magambo agira ati 489 paragrafu ya mbere, haranditse ngo the intercession of Christ in man's behalf in the sanctuary above is as essential to the plan of salvation as with his death upon the cross. Ubuvuganizi Yesu akorera mwene muntu mu buturo bwera bwo mu ijuru n'ubw'ingenzi mu nama y'agakiza kimwe n'urupfu rwe ku musaraba. Ubuvuganizi Yesu akorera abantu mu buturo bwera bwo mu ijuru, ubwo buvuganizi n'ubw'ingenzi mu nama y'agakiza kimwe n'urupfu rwa Yesu ku musaraba. Niyo mpamvu mu bishushanyo by'ubuturo bwera n'imirimo yabukorerwagamo, ntabwo byari bihagije yuko umunyabyaha atanga intama ku gitambo ngo narangiza atahe, ahubwo aha amaraso yayo agiye guhongerera ibyaha bye, aho yashyirwaga hariya kuri wa mwenda mu buturo bwera, yagombaga kuhatera ikinuko. Ibyo byabaga nanone ngombwa ko haba imibavu kugira ngo izaganze umunuko wa ya maraso. Ni nako Yesu ubuvuganizi bwe bujya butuma nanjye nsaba nkumvirwa, nawe usaba ukumvirwa. Ariko ibyo bitabayeho, gusenga k'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Imana. Nta sengesho ry'umwe muri twe ryakabaye ryemerwa imbere y'Imana, ariko bitewe n'ubuvuganizi bwa Yesu bugereranywa na ya mibavu, niyo mpamvu twemerwa. Yesu aradusabira
kuba tabizi byanditswe muri Yohana urwa mbere rwa Yohana ibice 2 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Reka naho tuhasome. Yesu ntabwo yatupfiriye gusa ngo barangije umurimo wo kuducungura, ahubwo hejuru y'urupfu yadupfiriye n'uyu munsi ahora imbere y'Imana atakamba ku bwacu. Ubwo buvuganizi bwe nibwo butumwa n'amasengesho yacu yemera. Ibyo nibyo byashushanywaga na cya cyotero cy'imibavu cyacumbagwa amanywa nijoro mu buturo bwera. Ni Imana yashakaga kwigisha bari mu isi. Iby'icyo gicaniro ni impine cyangwa nibwo bwiru bwigisha bino byanditswe muri Yohana urwa mbere 2 umurongo wa mbere n'uwa kabiri, ahanditswe hati bana banjye bato ndabandikiye ngo mudakora icyaha. Icyakora nihagira umuntu ukora icyaha, dufite umurengezi kuri Data wa twese, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Uwo niwe mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyacu gusa, ahubwo n'ibyo bari mu isi yose. Yesu nk'uko twabisomye muri cya gitabo, ubuhuza bwe cyangwa ubuvuganizi bwe n'ubw'ingenzi mu nama y'agakiza kimwe n'urupfu rwe ku musaraba. Yohana ati niyagira umuntu ko Yohana ati dufite umurengezi kuri Data wa twese. Iyo Yesu adupfira gusa ibindi akabireka, n'ubundi tuba dusenga, Imana ntibyemere, kuko ibyaha birakivanze mu byiza dukora, kandi igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira mu maso y'Imana. Abaheburayo ibice 7 umurongo wa 25 naho hari ukuri gusa nuko gushimangira umurimo Yesu adukorera ari nawo washushanywaga na cya cyotero cy'imibavu. Abaheburayo 7 umurongo wa 25 haranditswe hati nicyo gituma abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ngo abasabire. Abantu bose begera Imana ariko banyuriye kuri Yesu abasha kubakiza rwose, ku mpamvu z'uko ahoraho iteka imbere y'Imana ngo abasabire. Ntabwo abikora rimwe na rimwe, nk'uko cya cyotero cy'imibavu cyahoraga gishyirwaho imibavu kigashyirwaho imibavu kigacumba amanywa n'ijoro, niko nawe ahoraho iteka kugira ngo adusabire. Noneho iby'icyumba cya kabiri cyitwa ahera cyane, aho umutambyi yinjiraga buri mwaka rimwe mu mwaka, dukurikije aho igihe cyacu kigeze ntabwo tubisobanura muri aka kanya, ahubwo tuzakomeza kubibagezaho kuri iyi channel yacu mu byigwa bitandukanye bijya bicaho. Nguko ubuturo bwera n'ibyabukorerwagamo byose byari bigambiriye kwigisha mwene muntu inzira yateguwe n'Imana, aho umunyabyaha wahemukiye Imana ashobora kongera kungwa nayo, byose bikanyurira mu mwami Yesu Kristo. Uwo ni w'Imana yashizeho kuba umuhuza wayo w'abantu n'Imana. Niwe ushushanywa n'umwana w'intama watambwagaho igitambo, amaraso y'uwo mwana w'intama agahongerera umunyabyaha wacumuye, agakurwaho urubanza rw'ibyaha bye. Nanone uwo Yesu umwana w'Imana niwe washushanywaga n'umutambyi wajyanaga ya maraso mu buturo bwera akavuganira umuntu n'Imana. Itandukaniro nuko umutambyi we yahakirwaga umuntu ku Mana, ariko atajyanye amaraso ye bwite, ahubwo azanye amaraso y'intama umunyabyaha yazanye.
naho Yesu we aduhakirwa imbere y'Imana ajyanye amaraso ye bwite ayo yamennye ubwo yemeraga kutwishingira agahagarara imbere y'Imana akishyira mu mwanya wacu agapfa urwo twari dukwiriye gupfa akigira ikivume kugira ngo umuvumo wacu awudukureho. Nguko ibyo mu buturo bwera byose byahuriye muri Kristo no mu murimo yagombaga gukora hano ku isi, ndetse n'uwo yagombaga gukora avuye ku isi agiye mu ijuru. Uwo murimo w'ubuvuganizi Yesu arimo kudukorera mu ijuru, uwo murimo wo guhuza abantu n'Imana nuramukurangiye, no mu urusengero rwo mu ijuru ntabwo ruzongera kubaho. Mu ijuru kuri ubu hari urusengero nk'uko nabivuze ngitangira, ariko urwo rusengero ntabwo ari umwe abamarayika bajya gusengera, oya, ahubwo twarwita nka ofisi za Yesu, aho korera umurimo wo guhuza abantu n'Imana. Naramuka arangije uwo murimo, dore bizakurikiraho. Ibyashuwe igice cya 15. Ibizakurikiraho umuhanuzi yabibonye mu iyerekwa, yandika muri iki gitabo 15 umurongo, reka mpere kuwa 5 ariko tugambiriye kumva uwa 8. Hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rikinguye, ruvamo abamarayika 7 bafite bya byago 7, bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana, kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza. Kimwe muri bya bizima 4 giha abo bamarayika 7 inzabya ndwi z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Umurongo wa 8 mu witeho. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo, ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho bya byago 7 byabo bamarayika byarangiriye. Ibyashuwe 21 umurongo wa 22. Reka nyisome nyisobanurire hamwe. Yerekwa iby'ururembo rushya Yerusalemu nshya, urwabera bazaturamo bagakondo yabo yiteka. Umuhanuzi yaravuze ati, icyakora nta rusengero, icyakora sinabonye urusengero muri urwo rurembo, kuko umwami Imana ishobora byose n'umwana w'intama aribo rusengero rwaho. Bivuze ngo uyu murimo w'ubuvuganizi Yesu arimo kudukorera nuramukurangiye, n'urusengero rwo mu ijuru kuri ubu Yesu akoreramo imirimo yo kuduhakirwa twebwe abanyabyaha tukiri ku isi, ruzaba rutaye agaciro. Niyo mpamvu umuhanuzi yabonye rwuzuye umwotsi. Noneho yeretswe iby'ijuru rishya, Yerusalemu nshya izaba gakondo y'abera, ntiyabona mu rundi rusengero, kuko nta wundi munyabyaha uzaba ugihongererwa. Erega ni nacyo cyatumye Mose ubwo yubakaga ubu buturo bwera turimo kwiga, ubwo yubakaga iryo hema, ryaba ihema, ryaba ingano yaryo, yaba ibikoresho byo muri ryo, yaba imirimo yaryo yose, yaramubwiye ngo gira umwete wo gukora byose ukurikije icyitegerezo cy'ibyo werekewe ku musozi. Ubuturo bwera bwashushanyaga ubwo mu ijuru Yesu akoreramo none, ngubwo ubusobanuro bw'iby'umwuka bw'ibyakorwaga icyo gihe. Nk'uko nabibabwiye, ibirebana no mu cyumba cya 2 cyahera cyane, ibyari biriyo nicyo byashushanyaga, umurimo wahakorerwaga n'ubusobanuro bwawo bw'iby'umwuka, byo tuzabibona mu cyigisho cyacu kizakurikiraho. Imana ya mu ijuru ibaha umugisha mu izina rya Yesu.
hariho abahawe uburemere bw'uyu murimo, nibo bari gukwirakwira ku isi babwiriza Yesu bafashe ibendera niyo mategeko y'umuremyi wacu.